Hello, nguhaye ikaze kuri Piscines Essence. Niba uri mushyashya hano, welcome. Turakwakiriye umuryango w'abantu bikunda basa neza. Hano nigisha amavuta meza atuma umuntu agira uruhu rwiza n'umusatsi mwiza, kandi amavuta yizewe atagutera ingaruka yaba ku ruhu cyangwa ku musatsi wawe. Uyu munsi rero mbazaniye ayandi mavuta 5 akiza ibiheri. Impamvu nkunda kuvuga amavuta 5 ni ukugira ngo buri muntu wese yisange. Urumva dufite uruhu rutandukanye. Ushobora kumbaza uti ndwaye ibiheri nakoresha ahe mavuta, ariko kwa koma ntazi uruhu rwawe cyangwa se ntahari ngo ndurebe, biragoye kuba nakubwira ngo wakoresha aya ngaya. Ariko iyo mvuze amavuta 5 ukumva uburyo akora, wowe ushobora kureba uruhu rwawe wenda ukavuga uti aya ngaya niyo nagerageza. Aya ni amavuta rero akorwa n'amalaboratoire yizewe, kandi noneho akaba ari amavuta acururizwa ahantu hizewe. Nujya ahantu ku muhanda bakayagucuruza, ibyo ngibyo uzabyimenyera. Ariko nijya nko muri farumasi, ukajya mu iduka nka Good Life, kuko ryo riba rifite na farumasi mu iduka ryizewe, aho ngaho ushobora kuyabona kandi ari amavuta meza. Ntago ndi butinde, ndahera ku mavuta yitwa CeraVe kubera ko ariyo nkoresha. Nanjye ngira uruhu ruri acne prone cyangwa se uruhu rwara ibiheri kuva kera ndi umwana, guhera mfite imyaka 14 kugeza mfite 24, mfite ibiheri nyine byinshi cyane, ariko murabona ko byakize, nshobora kugenda nta makeup, uruhu rwanjye rumeze neza. Nakoresheje umuti, hanyuma umuti ukize rero donc umuretse ibiheri bikajya bigaruka kenshi kugeza ubwo naje kugera ku mavuta amwe, ko hari igihe najyaga nkoresha amavuta amwe 2 3 nyagerekeranya kugira ngo nibura mbashe kugira uruhu rwiza. Ariko kuva nisize CeraVe imyaka 2 irashize, uruhu rwanjye rumeze neza, rutarwara ibiheri, kubera ko ikikora irimo amaceramides cyangwa se ceramides, biragoye gusobanura science mu Kinyarwanda, ariko reka tubyita umuti. Donc ni ceramides zituma uruhu rukomera, rugira ubudahangarwa, rutapfa kurwara utuntu twose. Abantu usanga ngo iyo uhinduye amazi, ngo iyo uhinduye amavuta, ngo iyo ugiye ahantu runaka ngo urwara ibiheri, ibyo ngibyo iyo wisiga CeraVe irabikiza, ituma uruhu rwawe rukomera. Ni nko kukubwira wenda ngo ujye urya neza bikurinda indwara. CeraVe irinda uruhu indwara, nuko nabivuga, irinda uruhu ibiheri kubera ko aba ari nziza, kandi ikaba irimo sunscreen, bivuze ngo uruhu ruracya kubera ko izuba ritarwangiza. Ayandi mavuta rero ya kabiri navuga ni Effaclar Duo ya La Roche-Posay. Effaclar Duo irimo umuti, hari umuti wankishije icyo gihe nababwiye nkirwara ibiheri witwa benzoyl peroxide. Ni umuti uba muri farumasi, uba mu matube menshi, bitewe na labo iyakora. Ushobora gusanga ari tube yitwa uburyo runaka, ariko ikiba kirimo ni benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide rero ni nziza, ikorewe gukiza ibiheri, ariko iyo bikize uruhu rumera nk'ishashi, ruroroha cyane ku buryo rutagira ubuzima. Ariko iyi Effaclar Duo ya La Roche-Posay yo ituma n'amavuta nyine, ariko ari mu uwo muti mukeya, ibiheri bigenda bikira gahoro gahoro. Donc ni igisubizo kirambye. Niyo mpamvu ari byiza gukoresha amavuta iyo ibiheri bibasha gukizwa n'amavuta, nta mpamvu yo kugira ngo ubanze gukoresha umuti. Effaclar Duo ni amavuta meza yo mu maso, ni agatube gatoya gahenda. Aya mavuta yose agura 30 kuzamura, ariko ikiza cyako nuko iyo ugakoresha mu maso gusa karatinda. Nkanjye CeraVe ngura 2 mu mwaka zikarangiza umwaka, donc ushobora kuyimarana amezi 6 kabisa. Ayandi mavuta rero ya gatatu ngiye kubabwira yitwa Neutrogena. Donc akorwa na Neutrogena, ni oil free acne moisturizer. Ndumva yes, ndabashyiraho ifoto yayo. Ni amavuta akiza, afasha ku bantu bafite uruhu rw'amavuta, ko uruhu rw'amavuta kenshi rukunze no kuba rugira ibiheri. Ntago nzi impamvu, ariko iyi acne moisturizer ya Neutrogena, ikiza cyayo irimo salicylic acid. Salicylic acid ni mfite akalista. Salicylic acid nayo ni umuti ikiza, donc ituma ifungura utu twenge two ku ruhu, kuko utu twenge dutuma
dufata amavuta ya mavuta uruhu rusohora rugomba gusohora ibyuya imyanda yose iyo dufunganye urumva tuba dufungiranyemo imyanda igomba gusohoka iyo idasohotse rero uruhu rurabyimba ariho ubona ibiheri. Salicylic acid n'uzajya ubona amavuta yanditseho salicylic acid ujye umenya ko ari meza atuma uruhu rucya agatuma uruhu rusukura uruhu neza. Iyo rero Neutrogena irafasha cyane mu gusukura uruhu neza yinjiramo igashongesha iyo myanda yose iba yinjiye muri utwo twenge. Hari abantu bagira utuntu tw'umukara dusohoka mu ruhu cyangwa tw'umweru iyo ukoresha amavuta arimo salicylic acid birakira birasohoka noneho uruhu rukaba rukeye nta myanda irimo. Icyo kintu kirafasha cyane. Ayandi mavuta rero navuga ni Aveeno ndavuga amazina yayo nayanditse kugira ngo ntabyibagirwa neza. Clear Complexion Daily Moisturizer. Aya mazina impamvu baba barabrandinze gutya bakayita Clear Complexion nyine biba bivuze ikintu runaka akemura. Nshobora kuvuga ngo CeraVe ukavuga ati njye nakoresheje CeraVe ariko ntabwo yankijije, ariko njye nakubwiye ko nkoresha CeraVe Daily Moisturizer CeraVe SPF iyi ngo Aveeno ugasanga yitwa Clear Complexion bivuze ngo uri umuntu wenda ukoresha indimi z'amahanga bita bikorohera cyane. Iyo usomye Clear Complexion uhita uvuga okay niba nshaka kugira uruhu rukeye aya mavuta arabifasha. Biba byiza gusoma ingredients niba ubasha gusobanukizwa izo ndimi ukavuga uti wenda harimo iki kugira ngo menye ese amavuta akora iki. Aveeno rero ni brand ikora amavuta harimo n'ay'ababebe igihe amavuta meza yandi wisiga ukumva nyine uruhu ruranyerera ruroroshye ni amavuta meza cyane. Arimo rero soya extract soya ariko ntuzafata soya ngo uyisige mu maso. Iyo muri labo bayikoresheje habamo extract cyangwa se ibintu bakuramo bifasha uruhu gucya rugacya pe. Noneho kandi kabamo nayo salicylic acid yindi nayo imaze kubabwira ko ifungura utwenge kwigisha ndumva ndushye. Ifungura utwenge tw'umubiri kugira ngo uruhu rube rukeye. Aveeno ni brand nziza ikoresha ibihingwa ikoresha oats cyangwa se bya bintu nyine dukoramo porridge z'abana ikoresha ibintu byiza by'ibihingwa kugira ngo ikore amavuta yabo. Amavuta ya Aveeno ni meza cyane. So ayo niyo mavuta nari mbabwiye ya kane. Aya gatanu rero ni Cetaphil. Cetaphil nayo ntago ikiza ibiheri per se, ntago urwaye ibiheri wavuga ngo ngiye gukoresha Cetaphil nkiri, ariko ushaka kugira uruhu rumeze neza donc usanzwe ufite ibiheri bidakanganye twa tundi dutoya Cetaphil iragufasha kandi igatuma uruhu rucya rumeze neza iri gentle. Niyo uyisize abumva nyine kanyerera nta mpumuro igira. Ni amavuta nayo meza yakorewe uruhu ruri sensitive. Hari abantu bagira uruhu rutukura bagira uruhu nyine rugoye nawe ubizi neza ngo po yanjye yarananiye. Cetaphil rero wayikoresha nayo iraboneka mu mafarumasi yose. Aya mavuta yose mbabwiye ndumva arengeje 30 kandi aboneka mu mafarumasi yose. Aboneka muri Good Life Sonatube muri Silverback Mall cyangwa se Musanze mu mujyi n'ahandi henshi wizeye. Rero ikindi navuga ni kuri packaging. Hari igihe ujya kugura amavuta ukabona ukavuga wenda ayo naberetse muri video ukabona atandukanye wenda harimo akantu kamwe kadasa n'akandi. Uruganda hari igihe rugira packaging zitandukanye ariko ayo mavuta ari meza. Icyangombwa no kuba wayaguriye ahantu hizewe. Hari n'igihe packaging zihinduka. Hari igihe uyu munsi packaging yasohotse uburyo amavuta icupa yasohotsemo nyuma y'ukwezi bihinduka. Icyangombwa no kuyagurira ahantu hizewe, icyangombwa no kubasha gusomaho ibyanditseho, cyangwa se niba udabasha gusoma ngo usobanukirwe izo ndimi wabaza umuntu ucuruza muri farumasi ugiye kuguriramo. Iyo urwaye ibiheri iyo ushaka kugira uruhu rwiza nyine ubyitaho ukabaza ugasobanukirwa. Nanjye wambaza nta kibazo, ariko cyane ntago nyacuruza nicyo nabibutsa. Yewe ncuruza perruque. Iyo ushaka kugura wig nyine y'amarasta nziza
hari izi ngizi, hari n'izindi z'andi mabara menshi. Iyi ngiyi nyine niyo nkunda kwambara cyane, ariko ngira ama wigs menshi, so wagura wigs. Ndagusaba gukora subscribe, ugasharinga iyi video, kandi wandike muri comment umbwire ikintu watoyemo ukunze. Ndabakunda cyane, nawe ubutaha, bye.